nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu, mugubwe neza, amahoro y'Imana abane namwe. Hanyuma turabibutsa ko inzozi zose turose majorite aba ari message y'Imana, cyangwa se ku bwinshi 89% aba ari message y'Imana. Hanyuma hari izindi zizanwa no mu buryo bubiri, hari izizanwa na Satani ndetse hari n'inzozi z'umuruho zituruka ku byo wiriwemo, ku byo warayemo, ku byo ubamo. Izo ni inzozi z'umuruho, ariko hari izindi zo ziza ari message y'Imana, ariko Imana igambiriye kuri wowe, ku buzima bwawe. Imana ibahe umugisha. Niba rero tubana hano muri iki kiganiro cy'inzozi, gusobanura inzozi, Imana iguha umugisha. Nyuma mbibutsa ko wowe wakoze subscribe, Imana iguha umugisha, kandi mbibutsa ko inzozi zose utari bwumvemo mu zo tugiye gusobanura, nawe hari ukundi kuntu wazirose, uzishyira muri comment kugira ngo tuzazihereho mu kiganiro cy'ubutaha. Rero uyu munsi ndashaka kuvuga ku muntu warose arimo ku nzozi zose zijyanye no kurota intozi cyangwa se inshishi. Birashoboka ko warose inshishi cyangwa se intozi, ibyo byose bifite icyo bivuze. Ikindi bibutsa ko Imana ivugana na buri muntu wese, yaba asenga, yaba adasenga, yaba akijijwe, yaba adakijijwe. Ahubwo ikibazo ni uko tutamenya uburyo Imana ivugamo. Umwanditsi wa Yobu yarabivuze 33 mu bice 33, umurongo wawo wa 14 kugera kuri 15. Iyo usomye aho hantu neza, hagaragaza ko nta muntu n'umwe uri ku isi ufite umwuka wabaho Imana itavugana nawe. Ahubwo ikibazo twese tugira ni uko tutamenya ko Imana yatuvugishijemo. Hari ijambo Imana yigeze, niba ari Yesu wabivuze, ntabwo mbyibuka neza, ariko biri muri Bibiliya. Icyo gihe numva manzara arimo kurira Yerusalemu, aravuga ngo yewe Yerusalemu, we ibaye wari uzi iminsi yawe yo kugendererwamo. Rero akenshi ari igihe cy'Imana ikugendereramo, numenye ko wagenderewemo, wowe ukabifata nk'ibintu bisanzwe, ukabifata nk'imiruho, cyangwa se ukabyita ukundi kuntu ushaka bitewe n'imyizerere yawe cyangwa imyemerere yawe. Ariko Imana ivugana na buri muntu wese. Buri kintu cyose Imana ivuze ujye ucyitaho, ari ikintu ushobora kumenya kikarokora ubuzima bwawe, kubera ko Imana ibitumenyesha kugira ngo itwereke future yacu iri imbere. Kandi ndakwibutsa ko future zose ziri imbere yacu iteka ntabwo byose ari Imana ibigena. Satani ni ikiremwa cyazanywe no kwiba, kwica no kurimbura. Na rimwe rero iyo urangaye gishobora kukwica cyangwa kikakwiba cyangwa se kikakurimbura. Iyo usomye mu bitabo bimwe na bimwe, araho Imana yigeze ibwira umwami bita Yehu, aravuga ngo nari naragambiriye ko nzagushyira ku ngoma, ariko kubera ko unkoreye ibintu ibi n'ibi, ati ingoma yawe izagarukira ku buzukuru bawe, kuko nanone wankoreye ukica ingoma yo ukarimbura ingoma yo kwa Ahabu, ingoma yawe izagarukira ku buzukuru, ubundi bite birangira. Ariko nari nzi ko ingoma yawe izabaho iteka ryose. So rero uvuga ngo Imana hari icyo yari yaragambiriye, ariko Satani aramunyaga. Amaze kumunyaga bituma Imana yisubira, kuko Imana ntabwo yivuguruza, icyakora Imana irisubira. Aya magambo yombi, kwivuguruza no kwisubira, wenda tuzabivugaho ubutaha, twerekana uburyo ko Imana ishobora kwisubira ariko Imana ntiyivuguruze. Hanyuma uyu munsi ndashaka kuvuga kuri izo nzozi nababwiye zo kurota intozi cyangwa se inshishi. Nurota intozi cyangwa se ukarota inshishi, ariko tube turetse wenda kubijyana mu buryo bw'inzozi, ahubwo tubijyane mu buryo busanzwe. Nurota intozi, nako nubona intozi iwawe ukabona ni nyinshi nyine ziri iwawe, kandi nyamara nta kintu uzakurikiranye, kubera ko inshishi cyangwa intozi akenshi bikunda ibintu biryohereye, ibintu by'amasukari, ibintu wamenye hasi, ibintu by'amavuta. So rero ushobora kuba wenda hari ibiryo, niba ahantu hameze neza, wenda ni sima cyangwa se ni amakaro, ariko ahantu hakaba hakoropye, ahantu hakaba hasa neza, ariko wajya kubona ukabona inshishi mu rugo rwawe, cyangwa se ukabona intozi mu rugo rwawe, ibyo ntuzabifate nk'ibintu biri aho ngaho. Haba harimo ibintu bibiri. Icya mbere, biba bisobanuye ko watewe n'umwuka w'abarozi. Urugo rwawe ruba rwatewe n'imbaraga z'abarozi, kuko inshishi
n'intozi ni ikimenyetso cy'umwuka w'abarozi mu rugo rwawe. Ibyo ndabivuga mu buryo butari ubw'inzozi, mu buryo bwa nyabwo. Nubona intozi ziri iwawe, utari kurota, utari mu nzozi ukazibona, kandi nyamara iwawe hafite isuku ihagije, ujye umenya yuko ari umwuka w'abarozi. Iyo ni sembole ikomeye cyane y'imbaraga z'abarozi zateye mu rugo rwawe. Icya kabiri, biba bisobanuye ko hari imbaraga zigiye kukunyaga, uvuga ngo ku buryo n'iyo nzu niba ari n'iyawe, urebye nabi haboneka impamvu, yaba banki yaba cyamunara, ishobora gutuma iyo nzu ikuva mu maboko. Birashoboka rwose ukarota iyo nzozi, nako iyo nzu nako ukazibona iwawe inshishi, ukajya ukunda kubibona, menye ko iyo nzu ishobora kukuva mu maboko, cyangwa se aho hantu ushobora kuba ugiye kuhimuka. Ndabivuga, ntabwo mvuga by'indoto, ndabivuga biri reyere by'ukuri. Nuzibona iwawe ujye umenya ko ni umwuka w'abarozi, cyangwa se aho hantu ugiye kuhimuka mu buryo bw'amaherere, mu buryo butumwa, cyangwa se mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Aho hantu ushaka kuhimuka, cyangwa se wenda na cyamunara ishobora kuzamo, nubirota, iyo ni sembole ikomeye cyane. Nubibona mu buzima busanzwe uzamenye ko yari sembole ikomeye cyane y'ibyo bintu byombi ngubwiye, by'uko ushobora kuba ugiye kunyagwa aho hantu, cyangwa se yuko ari umwuka w'abarozi wateye. Rero nurota intozi ukazirota mu nzozi zawe, ukazirota zirimo kwinjira iwawe, n'ubundi biba bisobanuye ko watewe n'umwuka w'abadayimoni, cyane cyane umwuka w'abadayimoni uturutse ku barozi. Niba ushoboye gusenga ukabyuka za nshishi ukazibura, senga. Niba uri umugabo n'umugore, wajya kurota ukarota wenda nk'inshishi zuzuye mu buriri bwanyu, ukarota ukabona inshishi zuzuye uburiri bwanyu, biba bisobanuye ko mwatewe n'umwuka w'abadayimoni, ndetse n'umwuka wo kudahuza hagati yanyu y'abashakanye, ku buryo icyo gitanda, icyo cyumba, mushobora no kuzaba muvugana neza muri muri saro, mukavugana neza musohotse muri saro, muri ahandi hantu, ariko mwakwinjira muri icyo cyumba, guhuza bikananirana. Hari urugo rumwe nzi rwahuzaga bari inyuma y'urugo, ariko bakwinjira mu nzu ukagira ngo n'abandi bantu binjiye, guhuza bikananirana, gutongana bikaza. Nyamara bari hanze, kuko banakoranaga no hanze, bari no hanze, umugabo yaragiye ajya mu bintu byose, araraguza agira ate kugira ngo arebe ko urugo rwe rwagira amahoro. Biranga kugeza ku rwego yinjiye mu bihe byo gusenga. Duhuye turasenga, Imana ihishura ibintu byinshi, kandi iranabikora. Urugo ni paradizo, ubu ni amahoro. Imbere inyuma y'urugo, inyuma y'igipangu nta kibazo, ariko binjiraga mu gipangu umuriro ukaka. So nunarota rero, ukarota inshishi zirimo kwinjira mu rugo rw'iwawe, cyangwa se mu gipangu cy'iwawe, ukabirota muri ubwo buryo, uzamenye yuko ari umwuka uteye wa separasiyo, kudahuza, ku buryo urwo rugo ruba rwatewe n'imbaraga z'abarozi. Ni ukuvuga ngo muri urwo rugo nta mahoro aba arimo. Uzajya mugira amahoro mwarusohotsemo, ariko n'igihe cyo gutaha nikigera wumve waguma iyo wari uri. Hari imbaraga ziba zateye urugo rwanyu. Nurota rero inshishi, ukarota inshishi wazifashe mu biganza byawe, senga, uwo umwuka w'inyatsi. Nurota inshishi ziri mu mutwe wawe, uwo umwuka w'ibisazi baba baguterereje, senga. Cyangwa se intozi ziri mu mutwe wawe, senga, kubera ko hari imbaraga mbi ziba zateye ubuzima bwawe. Nurota inshishi zirimo kurira amaguru yawe, biba bivuze ko hari ibintu by'ibirozi warenze. Kwe gusenga kugira ngo bive ku buzima bwawe. Inzira zawe zose abadayimoni baba barazifunze, kugira ngo uzagere ku nzozi zawe, kugira uzagere ku mahirwe yawe, ndetse no kugira ngo uzarenge umupaka. Haba hari ingendo zawe wakagombye kuba warakoze zasubitswe kubera izo mbaraga z'abadayimoni. Bandi baho umugisha mwe rero mwari mudukurikiranye. Izo nizo nzozi zo kurota inshishi. Nawe wararose inshishi, ari ubundi buryo wazirosemo, zatubwire tugufashe gusobanura inzozi. Mwabwo umugisha n'Imana, ubuntu bw'Imana bubabeho. Ndabakunda. Shalom.